izi mubazi turimo turahereza abamotari turi kuzibahereza mu rwego rwo kugira ngo zibafashe mu kazi kabo ka buri munsi kunoza umurimo wabo ndetse zifashe n'abagenzi kumenya ibiciro bagomba kwishyura by'ingendo badahenzwe kandi byizewe kuko dushyiramo ibiciro twahawe na rura. Iyi mubazi yacu rero ikaba izabafasha kuri byinshi abamotari cyangwa umugenzi, aho umugenzi azajya atega arangiza mubazi asoje urugendo ikabasha kumwereka amafaranga agomba kwishyura. Usibye kumwereka gusa amafaranga agombye kumwishyura, mubazi yacu igiye ibafitiye akamaro kenshi aho ku motari n'umugenzi, aho umugenzi twavuga ko izajya imufasha mu buryo ashobora gukoresha mu buryo bwo kwishyura ubwo ari bwo bwose. Ishobora kumufasha yishyura akoresheje amafaranga afite mu ntoki ariyo cash, cyangwa se akaba yakwishyura amafaranga afite kuri mobile money yiwe, kandi amafaranga yishyuye kuri mobile money akaba nta kiguzi akatwa. Amafaranga yishyura nayo yabonye gusa kuri mubazi kandi ntagire icyo bamukata. Ikindi bishobora kumufasha ni uburyo bw'umutekano wiwe umutwaye ninde, kuko abamotari dukorana nabo babujije ibyangombwa, nta muntu ushobora kuza gufata ino mubazi atujuje ibyangombwa. Ubwo rero urumva ko umumotari umutwaye aba yizewe. Ikindi ni uko dushobora iyo abonye urugendo rutangije kuri mubazi itabona message, iyo message ikaba irimo plaque n'umumotari ugiye kumutwara, so nta kibazo cy'umutekano. Ikindi ishobora kumufasha ni uburyo bwo kwishyura. Ushobora nko kugenda wasoza urugendo ugasanga nta mafaranga ufite, umugenzi wawe ashobora kukwishyurira mutari kumwe. Icyo gihe hari kode z'urugendo ziba ziri kuri mubazi, icyo gihe nizo aguhereza gusa, ugakanda akanyenyeri 182 muri telefone yawe ukabona ahantu ugomba kwishyura kuri yego, ugashyiramo iriya kode y'urugendo wabonye, agashyiramo amafaranga agomba kwishyura, akishyura kandi mutari kumwe. Nta kibazo rero ushobora kugira cy'imyishyurire. Umumotari nawe bizamufasha kuri byinshi, yaba umutekano, kuko uretse no kuba tubahiriza zino mubazi, hari na GPS tuba twarabahaye muri moto zabo, ku buryo moto yabo iyo yibwe dushobora kumufasha kumurangira aho moto yiwe iherereye. Umumotari atangiza urugendo ashiramo numero y'umugenzi kugira ngo aze kubona inyemezabwishyu cyangwa se fagitire y'urugendo yagendeye. Hano twashyiramo numero z'umugenzi, agahita atangiza urugendo. Umumotari yarangije gukanda OK, ahita asunika hano kugira ngo abashe gutangiza urugendo. Hano urugendo ruba rwatangiye. Ibirometero bya mbere 2 ni amafaranga 300. Nyuma y'ibirometero 2 mubazi itangira kubara ikirometero kimwe ku 107. Hano akaye ikiganza kirimo, bageze nk'ahantu agashaka nk'umugenzi guhagarara ari butinde iminota runaka, umumotari ashobora gushyiramo stationnement itangira kwibara ari uko iminota 10 ya mbere irangiye. Icyo gihe stationnement igenda yibara 20 ku munota, 21 ku munota. Iyo bagiye bakagerayo bajya, umumotari ashobora gusoza urugendo kugira ngo umugenzi abashe kumwishyura. Hano ni amafaranga umugenzi yagendeye. Mubazi yacu irangije kuyabara ihita ikwereka amafaranga umugenzi agomba kwishyura. Umumotari agakomeza kugira ngo bamwishyure. Hano haba hariho uburyo umugenzi ashobora gutoramo kugira ngo abashe kwishyura. Umugenzi ashobora kwishyura akoresheje amafaranga cash, cyangwa se akishyura akoresheje mobile money, cyangwa se akishyura akoresheje buno buryo bwa wallet cyangwa se ino span, cyangwa se agakoresha ikarita yifuza. Hano tugira udukarita twa Yego Moto umugenzi ashobora gukoresha. Kano
kaba kalinkinze na mobile money yiwe cyangwa se gahujwe na mobile money yiwe. Iyo umugenzi afite amafaranga kuri mobile money ashobora gukoresha kano gakarita ka yego kugira ngo abashe kwishyura, cyangwa se agakoresha uburyo bwa mobile money bwa mbere. Ubu buryo bwose amafaranga iyo ava kuri mobile money yiwe nta kintu bamukata, aba ari ubuntu. Dukoreshe uburyo bw'ikarita umugenzi. Hano dutoyemo ikarita, umugenzi akoza aka gakarita inyuma ya mubazi kugira ngo abashe kwishyura. Hano urabona ko iyo hagiyemo inovi y'icyatsi biba bigaragara yuko umumotari umugenzi amwishyuye neza. Aha umugenzi ashobora kwikomereza kubera ko aba yarangije kumwishyura. Umumotari nawe amafaranga yiwe agahita yabona direct kuri mobile money yiwe. Umumotari kugira ngo abone mubazi agomba kuba ari umumotari wemewe. Umumotari wemewe ni umumotari ufite autorisation. Mubazi irimo ibintu byinshi bitandukanye bishyashya kuri kote yaba ariyo umugenzi ndetse n'umumotari witwara. Ndahera ku mumotari ko ari we wa mbere niwe mukiriya wacu wa mbere. Umumotari ikimufasha ibintu byose twashatse kumuha twabishyizemo bifite igisobanuro. Urabona ko gifite kiriya gifashi, tumwereka nta kagufuri ngo hatagira ukeka ko yaba ari telefone akayiba. Nayo tutemeye ko iba telefone ngo ayitabireho cyangwa se ibe mirimo WhatsApp, ibirimo izindi application. Ni ukugira ngo umumotari nawe abatwaye umugenzi atayirangariramo ngo abe ajya kuri za YouTube, ibyo bitera accident ndetse n'ibindi. Amara internet tumugurira ku kwezi. Hari byinshi twateguriye muri amubazi kugira ngo ikoreshwe nkuko yaba atwaye moto, ikoreshwa akazi kurusha uko yayikoresha ibindi bintu ku ruhande. Aramutse ayirobesheje niko bakunda kuvuga, undi muntu akaba yamutwarira, biramufasha nawe kuba yareba izo ngendo zakozwe. Ntago iyo yirobesheje cyangwa se ayitangana n'ikarita yayo. Buri mumotari wese yaba afite moto cyangwa atayifite asabwa kuza tukareba niba bya byangombwa byujuje, tukamuha ikarita ye imuranga. Ibyo nabyo biza kuza gufasha umugenzi kuri kote ye, vuga ngo aramutse hari icyo atumvikanye n'umumotari cyangwa se aramutse ari uko yabangamiye umumotari, byose byakurikizwa kugira ngo izo information zose tuzibone. Yaratwaye umugenzi wuhe, yaramutwaye ajya he, ese yamuciyanga, yamuhenze ntiyamuhenze, ese koko bakurikije kira giciro cya mubazi rura yashize hose cyangwa afite ubundi buryo bw'amanyanga yacishijemo. Ibyo byose biradufasha bibogamira kote kuba harimo security ndetse n'umumotari nawe kuba avuga ati nkoza akazi kanjye ntawe mbangamiye, mpagaze kuri parking simbaze iminota 20 ndi gushakisha abagenzi, ariko umugenzi wese uje namutwara aho yaba ajya ariho hose. Ntavuze ngo hari asindi buhajye kubera ko hari abaca makeya. Ubu ngubu umubazi izajya kubarira bitewe n'ibirometero. Wowe ukavuga ati wenda bitewe n'ibirometero, wenda ukavuga n'ubundi asanzwe afata icyemezo bitewe n'ahajya. Iyo mu mujyi adasanzwe ashaka kujyayo n'ubundi umukiriya aramwanga, ariko nta mwangire yuko mu mujyi yamubwiye 800 n'inga mubwiye 700. So mbega bose bumvikane ku giciro, nta mpaka zibayemo. Biroroshye cyane kuri amubazi yakira ubwishu bwose buciye muri mobile money. Ashaka kuwucisha muri mubazi, umumotari ababizi aramubwira niba ufite ikarita urakozaho ushyiremo umubare w'ibanga urangize. Ubwo aho ngaho ntabwo ari buze kuvamo ngo wenda namuhaye 5 aragenda arancika ntiyabona. Igihe cyose yanamuhaye ndongera ariko wenda kugihe cyose naye 5 yamuhaye akaba yamucika akagenda, iyo moto aramutse aduhamagaye ku 991 turi kwicanda tukareba ikibazo. Mu buryo bwo kwishyura, buryo bwa cashless burahari. Mobile money nimba uyifite ikaba ihari iri ku murongo, twagerageje kuyihuza n'iramubazi, ubwishu nta kibazo buragenda. Igihe cyose ubwo iyo mobile money ntayo ufite, ukaba ufite uburyo bwa nyuma ari bwo twakira ariyo mafaranga uyamuhaye, ko ufite security kuyihaye umumotari wemewe. Umumotari wemewe gukora muri Kigali, atari kuvuga ngo ni babandi bakora ibintu birimo amanyanga. Ahandi usanga no kugohotera ariko ntumenya aho mubariza. Ariko ushaka kuvuga ngo nteze umumotari wa yego buzi ngo icyambaho cyose mfite abo kubaza bakamfasha. So abagenzi turabizeza yuko ikintu cyose cyababaho ntago twakirengera, kuko wenda si cyo twagikoze, ariko twagerageza gukora igishoboka cyose, kuko n'ubundi ibyo nibyo ndi kubabwira nibyo tubamo ubuzima bwa buri munsi. Hari wenda ndavuga kuri taxi, dukorana n'abataximene ba Yego Cab, nabo umugenzi ashobora gutamo telefone n'inshuro nyinshi cyane tuzibasubiza, kuko nabo bavuga ati nakoresheje mubazi
nimba yayitayemo nta wundi muntu natwaye nyine kigaragara n'injyu uyifite sinabeshya sinayiba biroroshye kuba ari bubone bya bintu cyangwa se biroroshye kuba yarekera kuba yajya mu karengane kuko hari byinshi biri kugaragaza za ngendo bari barimo. Ibiciro mu gihe gishize byari byarahindutse, byari byaragiye hejuru, ni rura ibitegura ariko uko babiteguye mbere abagenzi ntibashoboye kubyumvamo ndetse n'abamotari bakavuga ati abagenzi ntibabikunda ngo birabahendesha. Ibyo biciro byongeye kwigwaho na rura. Mu gihe gishize batangaje ibiciro bishyashya ni 300 ku birometero bibiri bya mbere, n'ubundi niko byari bimeze mbere. Noneho bikaba ari mbere ubwo byari 133, ubu ngubu ni 107. Ndibaza ko turi ku giciro gishimishije, nta mpamvu cy'umukiriya yakabaye adashaka gukoresha mubazi cyangwa se umumotari adashaka kuyikoresha. Turasaba kugira ngo muzikoreshe ntiharamutse harimo ikibazo ko kugira ngo mukitumenyeshe, kwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se mukaduhamagara ku rimwe kigaho nimba ari warenganye tukaba twabikemura, cyangwa se niba utanarenganye hari indi ushaka kuduha nayo twayakira kuri izo mbuga nkoranyambaga. Kuri speed y'abamotari kuri mubazi twagerageje gushyiramo akantu, nubwo wenda abamotari bose ntibagakomeza hazaguma hagaragara, ariko twege aho twicaye turimo turasesinga ibintu bibera ku muhanda turabibona ko hari abamotari runaka bagendera kuri speed itemewe cyose arengeje 60. Iriya mubazi iramubwira warengeje umuvuduko, gerageza ugabanye. Hari ijwi rivuga, so umumotari ashobora kuryumva akarikiza nk'uko abona icyapa akagikurikiza cyangwa se akarirengaho, ariko ibyo byose biba bigaragara. Umumotari ari wo guhanwa, n'undi nimba arengeje 60 n'undi arahanwa. Nacyo numva ari ikintu cyiza ku buryo abagenzi bajya bavuga ati nimba icyo kintu wacyumvisha nanjye ndi kucyumva, uri kurenza umuvuduko, gerageza ugende gahoro. Gira training centers cyangwa se ahantu bagirira amahugurwa, ntabwo tujye dufunga, turakora igihe cyose. Abamotari cyangwa se aba bandi dukorana niho tugenda tubahugura umunsi ku wundi. Kwigisha ni uguhozaho, so igihe cyose habonetse akabazo tukongera muri aya mahugurwa bagenda babona umunsi ku wundi. Cyiza cya Yego Moto nuko ije mu gihe twari tuyikeneye mu kwishyurana n'abagenzi, bizambera byiza cyane kubera yuko umugenzi mu kwishyurana twagoranaga kugarura amafaranga, ariko ubu ngubu kuri mubazi ni ibintu bita byihuta cyane. Ubu ngubu akozaho ikarita, yaba adafite ikarita agakoresha mobile money bigata byihuta nta kibazo. Ntabwo bigoranye kuko byose biba biri muri mashini, byose bigaragara, umugenzi ahitamo aho agomba kwishyura. Mashini kuyikoresha ntabwo bigoye, biroroshye kubera ko application zose bazishyizemo neza, ziragaragara neza. Ntabwo bari bwamenye uko imikorere yazo kubera ko abenshi ntabwo barazikoresha, ariko umaze kuyikoresha mashini ahita abona ko ari nziza cyane. Bari bataramenya n'ibiciro nyabyo uko bikora, ariko ubu ngubu kubera ko bagiye guhita bamenya imikorere yazo, ndizera ko nta kibazo bizabatera. Igikorwa cya mubazi kirimo kiragenda neza cyane kugira ngo tubashe gukoresha ikoranabuhanga dutwara abagenzi batwishyura tudafata amafaranga mu ntoki.